Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Hari inyungu duhabwa iyo turi muri Kristo Yesu. Umugabo umwe yaravuze ngo ubutumwa ngo butarimwe imbaraga za Yesu Kristo ngo azayumva ntaho yo butungana. Amen. Amina. Tuvuga umwanya muto w'inyungu tubona iyo turi muri Kristo Yesu. Uru ni urwandiko Pawulo mu zandiko nyinshi Pawulo yanditse. Nizi n'urungo rw'Abakorinto niwe wazanditse. Pawulo ari mu mwanya wiwe bakuvuga ubutumwa. Bibiliya ivuga ngo nta kindi Imana yari yarahamagariye Pawulo ngo kwari kwamamaza ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza nibwo Imana yari yaramuhaye. Ubwo bavuga naje ubwo mpayivuga nta kindi Pawulo Imana yari yaramuhamagariye ngo usibye kwamamaza ubutumwa bwiza kandi kwitayeho. Iryo jwi rikakubwira ngo nukuri ni jewe watangije umurimo mwiza muri wewe kandi ni jewe uzarisohoza. Iryo ry'Imana rizarusubwira ngo komera nukuri kw'Imana nubwo twahura n'amisukosuko ariko ijwi ry'Imana rizariza ryongora rikakubwira ngo nukuri ndakuzi. Yegeza kubwira Mose aramubwira ngo Mose yamubwira ngo kurantuma ije utazi kuvuga ikamubwira ngo Mose ngo nukuri ndakuzi ngo kandi nkuzi mwizina kandi nkuzi mwizina. Hari amazina Imana ituzi zitutwita abana y'ababyeyi bacu baza batwita ukuri kw'Imana mu ijuru tugira izina ngira amazina atari ya Nyabitanga mu Imana yacu igira amaso zitureba we. Imana igira akanwa zituvugisha. Imana igira amaboko izidutabara. Haleluya. Genda Agatatu Pawulo ngo ahagaze ngo yasaze haradusema ikintu cy'ubusambanyi bukomeye ngo abantu ngo basubiranamwo ngo ntibabashe gusobanukirwa abagore bakuru n'abatoya. Roba mwiza kuba imbere yawe Mana. Turagukeneye ivyo wagambiriye ku buzima bwacu bikore. Duhagaze ahangaha nk'abanyantege nkeya kabatagize ico bamaze nkabatagize ico bashoboye kabakozi bimbura mu maro ariko kandi Mana uduha imbaraga zo kubasha kuvuga imbaraga zawe. Turakwiyegereje ubwiza bwabo bumanuke ntaba ari twe ariko izina ryawe rihabwe icubahiro. Ijuru ryawe rituretere, ijuru ryawe riganiriza imitima y'abera bose baciye bugufi Mana. Dukeneye kumva ijwi ryawe rimanuka. Dukeneye kumva ijwi ryawe rimanuka riganirize aba bantu bose Mana. Kaza mu ijambo, kaza mu bwenge no mu bitekerezo. Ubugingo bwacu bwongere kandi buhembuke. Ubugingo bwacu bwongere bukumve Mana. Mu izina rya Yesu. Amen. Reka ntange haleluya zibiri gusa. Tuweze Imana icyubahiro. Imana tugire neza kuba duteranye kandi narimvuze ngo duheze Imana icyubahiro. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kasabe umuntu ushoboye gusoma neza nadusomera igitabo Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri igice cya 5 n'umurongo wa 17. Igice cya 5 n'umurongo wa 17. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 n'umurongo wa 17. Icete cyabi Korinto. Icete cya kabiri cyabi Korinto. Yego.
5:17. Yego. Haravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu, iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gisha. Yego. Ibyakera biba bishize, dore byose biba bihindutse bisha. Amen. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashi. Ndakoresha umwanya mutoya niko bimeze. Turabavuga butumwa babiri. Ndavuga umwanya mutoya. Ndagenda ngusha ku ntego y'ijambo. Ijambo rya mbere ndashima Imana iduhaye umugoroba mwiza ihabwa icubahiro. Kino cyumwera abantu benshi bararwaye, natwe kagiripe yadukozeho. Niyo mpamvu mwamubona kanwa kahiye, ariko ndashimira Imana yadukijije ihabwa icubahiro. Ndashimira abantu bose bagwaye muri kino cyumweru. Imana ishima ko yabakijije, harimo mama Kingi. Imana ihabwa icubahiro kuko yamukijije. Shimira n'abakozi b'Imana bamutabaye. Imana yarakoze kugukiza, tukaba tubanye nawe. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi ndashima Imana ko abantu bangana gutya tubashije guterana. Iyo umuntu atabonye umwanya wo guterana, iyo umuntu yamenye gusobanukirwa uruhombo ruba mu kudaterana, ni uzubasha kumenya kandi agaciro ko guterana. Haleluya. Iyo umaze kumenya uruhombo ruba mu kudaterana, ariko kandi ukabona umwanya w'amateraniro ugaterana, niho umenya imbaraga z'amateraniro neza. Taze haleluya. Jambo rikurikira ndashima Imana ko giterane cyagenze neza. Imana yarakoze. Kiza kikubwira ko iki giterane cyagize umutwe munini kandi Imana yakoze bigira ishusho nk'abingahe. Ishusho ya mbere ni amakuru. Abantu baza babwirana nyuma y'igiterane. Amakuru gusa. Amen. Ikindi cya kabiri, igiterane kizagisiga ikanguru, kizagisiga ububyutse, uramusha. Tumwamwumva ko imirindi y'igiterane kiri aha ngaha. Ndashima Imana kuko Imana yaduhaye igiterane cyiza. Imana ihabwa icubahiro. Hari umubyeyi twari twicaranye wa munsi bariko bashira ihema hariya. Ndavuga ngo igiterane cya mbere cy'abayumbe kigeze kuba hano. Umushumba yabivuze. Naje nari nkirimo, nari mpese umwana waje wa gatanu Beni, nari nkirimo. Ni hariya twari twinjiriye hariya muri tere. Hariho abagabo bavuye mu bijombo, harimo umubyeyi wacu batashe, bagihamire na batembo na baline. Umukozi w'Imana bamusabwa batito. Cyari igiterane cyiza. Abantu bageze bagikorera hariya. Ejo bundi kandi mwaragikoze murasubira mushira ihema. Ndavuga ngo igiterane cyagenze neza. Kubera amagambo umukozi w'Imana yavuze, byukuri ntaco nariko numva ashoboye kuvuga kubera amagambo yavugiwe hanga umukozi w'Imana yavuze. Ariko kandi nibyo dukora nibyo tuvuga twibyiha. Imana nizo dushoboza tubana umwanya mutoya gusa. Imana ihabwa icubahiro kuri ibyo byose yakoze. Tanze haleluya kubera icubahiro cy'Imana. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo inyungu. Tubona iyo turi muri Kristo Yesu. Inyungu. Faida mu Giswahili. Inyungu tubona iyo turi muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Hari inyungu duhabwa iyo turi muri Kristo Yesu. Umugabo umwe yaravuze ngo ubutumwa ngo butarimwe imbaraga za Yesu Kristo ngo azayumva ntaho yo butungana. Amen. Amina. Tuvuga umwanya muto w'inyungu tubona iyo turi muri Kristo Yesu. Uruno rwandiko Pawulo mu zandiko nyinshi Pawulo yanditse. Nizi n'urungo rw'Abakorinto niwe wazanditse. Pawulo ari mu mwanya wiwe bakuvuga ubutumwa. Bibiliya ivuga ngo nta kindi Imana yari yarahamagariye Pawulo ngo kwari kwamamaza ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza nibwo Imana yari yaramuhaye. Ubwo bavuga naje ubwo mpayivuga. Nta kindi Pawulo Imana yari yaramuhamagariye ngo usibye kwamamaza ubutumwa bwiza. Bibiliya izitubwira Pawulo atangiye urugenzi rwiwe bwivuga butumwa. Agaze aha mwitorera ry'Ikorinto. Bibiliya izitubwira ngo yahahuriye n'intambara zitandukanye zigoye cyane. Hari ibintu bine bigara kuri bine Pawulo yahuye nayo atangiye kwamamaza ubutumwa bwiza. Agaze muri iri torero ry'Ikorinto.
ndi uwa Pahoro, abandi bakavuga ngo jewe ndi uwa Kefa, abandi bakavuga ngo jewe ndi uwa Apolo. Pahoro akababwira ngo jewe nta muntu n'umwe nafiriye, mwigeze kubona aje kumusaraba ngo mfire ubwoko. Oya oya. Ijambo rya kabiri, Pahoro ngo yagezeho ngo asanga abantu ngo bararamije ibigirwamana, barataye Imana nyakuri, ngo batangira gukurukira imana z'ibigirwamana. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo izo mana ngo zigira amaso ariko ntizibona, ngo zigira akanwa ariko ntizivuga, ngo zigira amaboko ariko ntizikora, kandi ngo izo mana nta migambi tugirira. Ariko Imana yo mu ijuru we, haleluya! Imana yacu igira amaso zitureba we, Imana igira akanwa zituvugisha, Imana igira amaboko zidutabara. Haleluya! Ikintu cya gatatu, Pahoro ngo ahagaze ngo yasaze haradusemo ikintu cy'ubusambanyi bukomeye, ngo abantu ngo basubiranamo, ngo ntibabashe gusobanukirwa, abagore bakuru n'abatoya, ngo abasore batoya ngo basubiranamo, kabari ko bareba ingano z'ubwo bangana imyaka. Oya ngo bahabaye ikintu gitangaje gikomeye ngo cy'ubusambanyi. Ijambo rya kane ngo yasaze haradusemo abavuga ubutumwa b'ibinyoma, inyigisho z'ibinyoma. Pahoro ngo arababwira ngo nubwo bimeze gutyo ngo ntituzacogora twebwe gukora neza. Aravuga ngo nubwo ngo umuntu wacu w'inyuma ngo yasaza akagaragara mu maso y'abantu nk'aho adafashe, ariko ngo umuntu wacu w'indani ngo iwe ngo ahora ari musha buri gihe. Tubura papa. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya! Inyungu we, inyungu zo gutunga Yesu. Jubenedas yawe ledani bash. Muriro w'Imana we, inyungu ya mbere ngo umuntu utunga Imana, umuntu wabaye isharemegisha, ngo ahora n'ijwi mu buzima bwe, mu mutima wiwe habijwe ryongorera, mu mutima habijwe ryongorera, mu mutima w'umuntu habijwe ryongorera n'ukuri kw'Imana. Muri nibyari byaravuga ngo nongo neza sasa ngo rohoni wangu ngo karibu naye ninatulia ngo ananitia nguvu. Ngo harijwe tugirijwe n'ukuri kw'Imana, tugirijwe rituje riba mu mutima wacu. Hari igitabo nasomye cyambwiye ngo mu buzima bw'umuntu ngo haba amajwi atatu. Ijwi rya mbere ngo ni iry'Imana, ijwi ry'Imana rizari guhumuriza rikakubwira ngo wabashije ukareka kurira, ngo kumva iryo jwi rikubwira ngo riti humura ndakuzi kandi kwitayeho. Iryo jwi rikakubwira ngo nukuri ni jewe watangije umurimo mwiza muri wewe, kandi ni jewe uzarisohoza. Ijwi ry'Imana rizarisubwira ngo komera n'ukuri kw'Imana, nubwo twahura n'imisukosuko ariko ijwi ry'Imana rizariza ryongora rikakubwira ngo nukuri ndakuzi. Yigeze kubwira Mose, aramubwira ngo Mose
Mose yamubwira ngo kurantuma ije utazi kuvuga ikamubwira ngo Mose ngo nukuri ndakuzi ngo kandi nkuzi mwizina kandi nkuzi mwizina hari amazina Imana ituzi zitutwita abana y'ababyeyi bacu baza batwita ukuri ko Imana mu ijuru tugira izina ngira amazina atari ya Nyabitanga muzi kamubwira ngo humura ndakuzi ngo kandi nkuzi mwizina mu buzima bw'umuntu habamwe amajwi atatu n'iryo jwi ry'Imana avuye kuvuga ijwi rya kabiri ngo ni irya Satani kandi ijwi rya Satani ryo buri gihe ngo rizariza rije kukosha gusa rije kuguca intege rije kukosha kakubwira ngo tukana kakubwira ngo gambana kakubwira ngo girira iwanyu nawe ijwi rya Satani rikakongorera ikaza kandi ijwi rya Satani ntiriza rugutinya ngo ubwo uvuka mu muryango munini cyangwa ubwo utuza amafaranga ubwo ababyaye abana benshi ijwi rya Satani rizariza ijwi rya gatatu amina wa ijwi rya gatatu ngo ni iry'abantu ijwi rya gatatu riba mu buzima bw'abantu ngo ni iry'abantu amajwi y'abantu ngo naza guca intege gusa naza guca intege gusa kakubwira ngo tuzabishobora wowe mwene nde wowe uri nkanda wowe ijwi ry'abantu nukuri ko Imana ntibizava bikaguca intege ijwi ry'abantu zarakubwira ngo nanaka yarananiwe yewe ikakwereka inzuzi ikakubwira ngo kiriya na kiriya ariko mu mitima yacu hari ijwi rizaritubwira ngo humura iyo turi muri Kristo Yesu hari ijwi rizarituma duhinduka uko bukeye nuko bwije taze haleluya we haleluya inyungu ya kabiri amina we inyungu ya kabiri iravuga ngo biza bituma tugera ku byo twasengeye Bibiliya ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo isura ya 7 n'umurongo wa 9 iravuga ngo semani amina wa iravuga ngo mbasa muri mwe ninda mwari mwagera ahantu umwana yakwaka umutsima papa ngukamuhereza ibuye yakwaka ifi ngukamuhereza inzoka ngo se ko ifuhise ariko taze haleluya we haleluya aravuga ngo none mwebwe ko muzi kugirira abana banyu neza kandi muri babi naho je wasaba mu ijuru Bibiliya yaravuze ngo nituzoza tuje gusenga ngo tuzoza tubaza tuvuge ngo data batwese uri mu ijuru ngo izina ryawe ryubahwe ngo ubwami bwawe buze n'icyo nukuvuga ngo iyo twadusenga tuba twadusenga data tuba twadusenga data apana data wacu data Bibiliya ijambo ry'Imana ryambwiye mushumba ngo iyo kera twamaze kwakira impano ngo twemeza kuko turi abana b'Imana ngo n'Imana nayo irahindukira ngo ikatwita abana bayo nyakuri iyo twamaze kwakira impano itubwira kuko by'ukuri turi abana b'Imana ngo n'Imana nayo ineza ikaneze kuko ngo abana umushumba w'Imana yaravuze aravuga ngo iyo twadusenga Imana ngo Imana igira ibisubizo gusa bitatu siko amen ngo igira ibisubizo bitatu igisubizo cya mbere ngo ni yego igisubizo cya kabiri ngo ni hoya igisubizo cya gatatu ngo ni tegereza ariko tegereza y'Imana wa tegereza ayiwa we ariko tegereza y'Imana uzukukubira gutuki ukibura tegereza y'Imana ariko ikamukubwira ngo nukuri narakwirahiye tegereza ariko bizimana tegereza y'Imana intwari nyinshi niho zaguye nukuri ko Imana intwari nyinshi niho zaguye muri tegereza ariko Imana ikakubwira ngo nukuri zagusubiza
inyungu ya gatatu samani ya minawa samani ya minawa ndavuga ya gatatu gusa ni maranye cyari yakane ndayihore kubara umwanya wagiye ya gatatu iravuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ya gatatu iravuga ngo sinanirwa sintinya nibyo mpaye njamo sintinya nibigaragarira amaso yaje y'umubiri sintinya nabiriya byose njamo. Amen. Ntagutinya tutinya nibyo wawushamo ntagucika intege ntagushogora ibyo byose wawushamo Imana irabizi nukuri Imana irabizi ibyo byose wawushimo Imana irabizi. Imana ihabwe icyubahiro. Iravuga ngo biriya byose mbaye njamo ntabwo mba mbifiteho kuko Imana irabizi. Tugira ubwoba n'ibyo wawucamo. Bibiliya yambwiye ngo gusigiza gituma tudatinya ngo nuko iyo turi mu Mana neza turi muri Yesu Kristo twabaye byaremwe bisha ngo nuko biriya byose bitugaraho ngo ntibiduhangayisha umutima ntibidutera ubwoba kuko umwanditsi yaranditse aravuga ngo ntakizaba ntakibwiye ubwoko bwaje ntakizaba ntakibwiye intore zaje aravuga ngo uri muri Yesu Kristo uyoborwa n'umwuka wera azaguhishurira akaguhishurira ibyanda kuba akaguhishurira ibizaba. Hari abantu bazabagera mu bintu bagashika intege n'ibyabaye ariko bari buzuye umwuka wera umwuka wera ngo azabasobanura akababwira ngo ibyenda kuba nuko bizagenda bizaza bimeze gutyo uburemere bwabyo nuko uzabyifatamo gutya bizabituma tudahangayika kuko ibiza biba tuba tubizi. Amen. Ibiza bitugeraho byose ambaririmbye bari mu kurima akavuga ngo ntakimbaho ngo kugitungure Mana ngo kuko ibyambayeho byose n'ibizambaho wowe urabizi nukuvuga ngo ibitugeraho byose ntibidutuma ducika intege kuko tuba tubizi n'ukuri umwuka wera w'Imana arabitubwira ngo bigiye kuza mu gihe cy'imparuka bizagenda gutya muri uyu mwaka bizagenda gutya tiducika intege Kristo Yesu ngo tuvunika no kubabarira mwene so tuvunika no gukunda mwene so tuvunika no kwitondera amategeko y'Imana tuvunika no kuri iyo bayisharemegisha tuvunika no kwitondera amategeko y'Imana tuzuvunika bazakubwira ngo kunda mwene so ukamukunda kuko ntacyo kuvuna kuko bahindutse muri Kristo Yesu ntakituvuna ntacyo kuvuna warabaye isharamigisha muri Yesu Kristo gukunda umuntu birakorohera guca bigufi birakorohera kubabarirana birakorohera kwihora utondera